Tubahaye ikaze bakunzi ba Nirafamu kandi tubashimira ko mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Rero muri kumwe na Nikubishaka na Rahabu. Rero mudukundire muri aka kanya tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo rwacu nk'uko abenshi bakomeje kubidusaba. Murakurikiranamo urugendo rwacu uko rwatangiye rw'urukundo ndetse muze no kumva umusaruro mwiza wavuyemo uburyo twaje kubana. Rero ni karibu tubahaye ikaze. Yes, reka ngusuhuze nongeye nkwifurize ibihe byiza. Yewe uri inyuma ya kamera nitwa Blaise Nitanga. Twakiriye kapo nziza cyane ku munsi wo bakundanye. Muraho neza? Bravo. Turashima Imana. Meze neza cyane. Yego. Muratangira mwibwira abadukurikiye. Okay. Murakoze cyane turabasuhuje. Intare Film TV. Studio. Intare Film Studio, Intare Films Studio ni studio. nyine kuko uri umuntu wacu rero dufasha muri byinshi, niyo mpamvu byose ndabyitiranye. Nitwa Nikubishaka Elise. Ndubatse nkuko muri kubibona Kabisa. Okay, murakoze cyane nk'uko shere wanjye bivuze. Nje nitwa Tuyizere Rahabu, nkaba ndi madamu we. Twishimiye rero kubana namwe. Murakoze cyane. Okay, uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa kabiri. Kwa kabiri. Ni umunsi w'abakundanye. Uyu munsi uvuze iki kuri mwebwe ku rukundo rwanyu? Tutarajya mu bintu bijyanye n'urugo mu gihe mumaze mubana, uyu munsi mbese uvuze iki kuri mwebwe? Okay, uyu munsi urebye ni umunsi wa rusange w'abantu bose bakundana. Uretse ko wenda bitewe n'imyizere y'abantu hari igihe ugira ngo cyangwa hari igihe ugira ngo ni umunsi umwe bafashe, ariko kuri twebwe iminsi yose iba ari yacu. Ntabwo twavuga ngo ni umunsi umwe ngo abakundanye, ahubwo twe duhora dukundana. Gusa nyine ni uko wenda biba biriho wenda muri leta ugasanga abantu benshi barabyizihiza, ariko kuri twebwe urukundo ruhoraho ntabwo ari urw'umunsi umwe. Urebye nk'abakaturika babyizera cyane, uyu munsi uba ari umunsi ukomeye cyane, kubera ko ni umunsi ugaragariza umuntu ukunda, ukamuha ikimenyetso kigaragaza ko umwitaho cyangwa umutekerezaho. Ariho ushobora kumutegurira ururabo, kumutegurira kado, kumuha surprise, ni ibintu nk'ibyo. Urumva, ariko twebwe usanga wenda utagendera ku munsi umwe, ariko no munsi nawo turahuba kubera ko na leta ubwayo iba ukurikirana igatanga na konje, ariko twebwe dukundana igihe cyose. Ntabwo ari umunsi umwe. Surprise si uko umuntu yategura surprise uyu munsi gusa, ahubwo n'ikindi gihe nayitegura nkatunguza umuntu surprise kuko mukunda. Ntabwo nategura surprise ku munsi wenda wateganyije cyangwa washizweho uraho, ahubwo ni igihe cyose ukumva utekereje ku muntu wawe ukavuga ati reka mujyanira akantu kadasanzwe mu gihe atakiteze. Nyine nk'uko wari unabivuze, wenda nanjye ikintu navugaho, ubundi iminsi yose ku bantu bakundana yagakwiye guhora, nimba bavuga ngo ni Saint Valentin, ariyo Saint Valentin yabo. Nimba watekereje nyine guha umukunzi wawe agakado, nyine ukaba wakamugenera ku munsi uwo ari wo wose, utitaye kuvuga ngo ni wa munsi. Kubera ko nyine uyu munsi harimo abanawucumuriramo cyane kubera ko wiswe uwo munsi, ariko ari iminsi ihora isa kuri mwebwe, ntekereza ko ari byo byaba byiza kurushaho. Ubundi abantu hari igihe baba biteze ibyishimo birenze kuri uyu munsi, ariko ubundi byakaba byiza ko ibyo byishimo waba wateganyije uwo munsi umwe mwabihorana igihe cyose. Rero biba byiza kurushaho ko abantu bagaragarizanya urukundo iminsi yose, wese agahora yita ku wundi. Okay, mumaze igihe kingana gute mu rugo rwanyu cyangwa se mu rushako? Okay, murakoze cyane. Ubundi igihe twashingiwe cyangwa twabanye cyangwa twemerewe binyuze amategeko hari 2023 mu kwa karindwi. Ndatekereza ko ubu bishitse umwaka n'igice kurenga. Urumva ko tuzagira imyaka 2 kuri ebyiri z'ukwa karindwi. Ebyiri z'ukwa karindwi no tuzatugeza imyaka 2. Urumva rero turacyari abajene mariye.
turacyari mu kwa buki kabisa ntabwo bujya buhinduka ko njye mbaheruka mbaheruka imbere y'ubukwe butaraba uburyo bumeze niko mwari mumeze kabisa ntawe wabyibushye ntawe wananutse mbese ni gutyo niyo ibanga mukoresha ahubwo mubwira abantu badukurikiye ubundi ibangana urukundo buriya iyo ubanye n'umuntu umukunda cyane iyo uri kumureba byonyine hafi yawe wumva uri kubyibuha uri kumva ugashisha ukuntu uramba kureba kabisa biragaragara ko uzi ko buriya niba kera nkiri nkiri umusore naryaga narya isahani y'ibiryo nkumva ntabwo ndi guhaga ubu nshobora kuzamo ifoke mu isahani nkumva ndahaze bitewe nuko noneho hari kwiyongeraho n'urwo rukundo ruri iruhande rwanjye nkumva ndishimye bigatuma numva nyuzwe icyo bita kunyurwa iyo nyuzwe rero uzabyumva no mu ndimbo yanjye ko nanyuzwe kandi koko uri n'umuhanzi cyane rwose kiriya gihe uriya nagaragaje ko nyuzwe full stop anshira akadomo n'uburyo rahaba ariko kureba byonyine biragaragaza kabisa ko urwo rukundo ruhari rwinshi cyane kuko hari abandi bantu baba bakundana barebana ukagira ngo ni injangwe zenda gufatana ariko ubwo nayo kukureba buri muntu wese uri gutabimuha igisobanuro urukundo buriya Imana yarakuze cyane buriya nkurikije Imana ibyo yankore kugira ngo impe iyi kado yanjye buriya Imana mbura ukuntu nayishima buriya nkimara kumubona numvishe mfite byose nta na kimwe kivuyemo kubera ko byose byanjye biri muri we kabisa byavuga ni ukuri pe kuko umva nta irindi ibanga nyine ni urukundo pe ahantu wese iyo urebye Elize mubonamo iki iyo murebanye gutya akana ko mu jisho mubonamo iki umva imbere na mbere nyine ndibona iyo murebye ndibona sibyo kandi ikindi iyo murebye nyine mubonamo urukundo mbese sinabona ukuntu mbibasobanurira ariko njyewe amarangamutima yanjye mu mutima wanjye ni njye ubuze ingano y'ukuntu bingana ariko ni byiza biraryoha gukundwa kugira umuntu ugukunda urumva umwaka nubwo wenda tutari abantu bakuru cyane tumaze mu rugo igihe kinini ariko twebwe ntabwo turi kukubeshya iminsi yacu ihora isa kuva umwaka wa mbere kugera uwa kabiri kandi turizera ko n'indi myaka yose ariko bizakomeza ubundi hari ijambo nkunda gukoresha ryo kuvuga ngo uyu ni njye bivuze ko niba nikunda ubwo nunese ubwo nabwo ubwo icyo wikundira kwikorera nicyo umukorera cyane pe ubwo ninjye ubu nta tandukaniro nubwo uri kutubona gutya amasura abiri ariko turi umwe uyu ni njyewe cyane pe okay none se raha Imana iguhitishijemo aka kanya ikakubwira ngo urumva yego ubaye wongeye kuba umukobwa ikaguhereza Elize wakongera ukamuhitamo njigana nakongera nkamuhitamo tuha impamvu ebyiri zishaka gutuma umuhitamo zitandukanye n'izo tubwiye mu kanya impamvu ebyiri uyu mukunzi wanjye agira udushya tudahumva duhoraho buri munsi njyewe rero buri munsi ahora mbera mushya kuko ahora ntungura uyu munsi uba utandukanye n'uw'ejo nyine ahorana udushya mbese twebwe hano pe Imana nyine yarakoze muri paradizo cyane numva bavuga ngo ijuru umuntu aribanzamo ntabwo ari zarijyamo ubundi n'ijambo ry'Imana bivugaho urugo ni ijuru ritoya buriya utabona ibyishimo mu rugo cyangwa ngo ubone ijuru mu rugo rwawe ni ijuru ryo dusenga cyangwa tuzi mu bakirisitu ntabwo wazabona mu gihe urugo rwakunaniye utarubonemo ibyishimo cyangwa uribonemo iryo juru rindi ntabwo wazaribona kuko twe ibitabo twiga bikubwira ko Imana uyu mushinga wo kubana w'urugo ni Imana utangije kandi noneho kubera ko umuntu akimara gucumura yasitandukana n'ubwiza n'urukundo rw'Imana yase bimira aho bitandukanye kubera ko amaze kuba umunyabyaha rero kugira ngo Imana yongeye ibone ukuntu umuntu urukundo ndetse igaragaze urukundo ku muntu yabizanye mu muryango kugira ngo ariho noneho abantu bajya babonera urukundo rw'Imana ariko binyuze muri bo hagati yabo buriya mu muryango niho uba ukabonera urukundo nibura ukabona urukundo rw'Imana uko rwari rumeze ukurikije urw'umuryango rero urw'umuryango utarubonye n'urukundo rw'Imana ikunda umuntu ntabwo apfa kurwumva neza buriya kubera ko mfite unkunda
buriya noneho kandi ari umuntu ufite kamera kimuntu ubwo iyo ntekereje Imana ukundi nkunda noneho mpita mbyumvisha. yego. wow. none se ninde wabwiye wa mbere kamukunda? ninde muntu mbese mujya gukundana bwa mbere mwahuriye hehe? ninde wabwiye undi bwa mbere kamukunda? mbese muduhe ishusho, muhereze ishusho umuntu ubazi ariko atazi uburyo urukundo rwanyu byaye, kuko hari abantu benshi babazi, si byo se? abo mukorana nabo, abo muhura nabo, abo musengana, ariko mubahe ishusho noneho mubabwire ngo tujya gukundana dore ukuntu byari bimeze, twahuriye aha, ese Rahabu yarakugoye, ese wowe waramugoye? ashobora kuba Rahabu ariwe kwisabira n'urukundo atari wari umusabye, birashoboka. muduhe ishusho. Yego murakoze. ubundi akenshi haba mu buryo mu bushake bw'Imana cyangwa ko Imana yaremye umuntu ubundi umugabo niwe ukunda. rero mu busanzwe rero n'ubundi twaba turi mu bushake bw'Imana kubera ko njyewe nkimubona we atarambona, ninjye wamubonye mbere we atarambona, mumenya ataramenya, noneho mukunda atarambonaho. rero uko byatangiye nari ngiye mu kazi, nako bidasanzwe umukura atarakubonaho, atarambona. kubera iki? naramubonye tugihura mbona no mudasanzwe. oya njyewe namubonye tugiye mu kazi, nyimukubita amaso numva hari ikintu kimindutsemo ariko ntasobanukiwe icyo ari cyo, nkumva kiri kumpatira gukomeza kumwitegereza. ariko kwa kunende mu modoka we ariko ayo n'amaguru ntibyakunda ko uvugisha, nikomereza njya mu kazi nawe ajyamo kandi ajya mu kazi ke. ariko kubw'ibitangaza bw'Imana n'ubundi igihe nasoza akazi twongeye gutaha hahandi twahuriye ari kujya mu kazi nanjye kujya mu kazi, no mu gutaha no twongeye guhurira, umwe ari gutaha undi ari gutaha. urumva aho hantu ni Imana yabikoze kugira ngo yongere ipange amasaha twongera guhuriraho kandi hahandi twahuriye n'ubundi mu gitondo. nyine ushobora kwibaza uti, ushobora kubyibaza ukagira ngo arakubeshye. ntabwo akubeshye, kuko ndabyibuka ni 2022 hari mu kwezi kwa gatatu. ubwo rero njya mu kazi kanjye ka buri munsi nari nsanzwe nkora. hanyuma rero nawe urabizi mu muhanda haca amamodoka menshi kandi ntabwo wayitaho. oya ntabwo ari Kigali, iri yaraje mu ntara kuko mu rugo ni i Nyanza. bari baraje gukorera nyine mu rugo iriya mu majyepfo, nanjye nyine ndi kujya mu kazi. hanyuma rero mpura n'imodoka, ngenda komeza ndanigendera kuko ntabwo nari mbyitayeho, kandi nyine yari filme, njye sinari kubona abantu barimo imbere. ubwo we rero ngo yarambonye cyane anyibazaho, ndagenda nkora akazi ku mugoroba nyine ntashye ndataha. ubwo rero noneho mpita mbona ya modoka twahuye mu gitondo, mu mutima wanjye ndavuga ati ariko si ya modoka. ndikomereza ndanigendera pe. hanyuma nenda kubasatira, imodoka iri imbere yanjye, nyine mbona batangiye kugabanya umuvuduko gake gake. nanabarengaho ndakomeza ndigendera kuko urumva nta gahunda twari dufitanye. noneho mbarenzeho sinzi ukuntu nagiye kubona mbona bahise bakata vuba direct, bahise bakata kuko abantu bari bari kwigira mu isoko. dore ko byari bimeze rero. urumva ubwa mbere ndi kumwe n'abasore batatu tugiye mu kazi, tumubonye aho ndi kuvuga ngo hari ikintu nyiyumvisemo, nese mbabwira ngo uyu mukobwa ndabona atari uwinaha kandi ni wabo. ariko mu by'ukuri bitewe n'uko namubonye navuze uyu mukobwa ntabwo ari uwinaha, kuko nkurikije igihe maze mpakorera nta umukobwa nk'uyu udasanzwe ntawe nigeze mubona muri quartier. ndavuga ati umukobwa ntabwo ari uwinaha. tujya impaka ariko turikomeza. noneho mu gutaha twongeye guhura, noneho mbyitegereje neza ndavuga ati dore ko twahuye, ariko ndi kumva ntashaka kugenda ntamuvugishije cyangwa ntatwaye nimero ye. ubwo rero twahuye kubijyaho impaka, bati uri seriye, ndavuga ati rwose njye ndi kumva umutima utari kunyemera kutwara ngaha hantu, uyu mukobwa niba ntamuvugishije cyangwa ntwaye nimero ye, kuko umutima uri kubimpatira, uri kubiguhatira. ubwo tukomeza nk'aho tugiye guhura, tugeze turanamurenga. ariko igihe wumvaga ndi seriye,
umushoferi ageze aho arahagarara aravuga ati uri seriye ndavuga ati yego noneho nibwo yavugije amahoni ihoni nyine ry'imodoka kugira ngo amuhe isinyari cyangwa isiri kugira ngo akebuke arebe inyuma noneho tubonye ko yamaze kugera kure niho twameze nka imodoka tuyisubije inyuma kugira ngo twongere tumugereho tumuvugishe icyo gihe rero ntacyo kuvuga nari mfite kubera ko numvishe hari ahantu yankoze ku mutima ariko nari mfite ubwayo icyo ndamuvugisha icyo ari cyo gusa abo twari turi kumwe barahambereye noneho bo baramuvugisha mu kumuvugisha bamwaka nimero noneho hari urimo twari kumwe witwa Peter aratuvuga amazina kugira ngo atumenye arangije amubwira ati abantu kuri kubana hano turi bane hari umwe uzakuvugisha hari umuntu uzaguhamagara yaramaze kudaha nimero ye ubwo rero nuko byagenze uwo munsi ukaba duhaka nimero ke mbere umwana mwiza ntiyakatwima nyine wenda niba imana yamukoreyemo ntabwo ko byagenze n'umutima mwiza tubona arakaduhaye ndavuga ati aho kuba amayaka nimero nanjye akimara kurenga akimara gutsimbura tugiye akimara kugenda muri metero 50 cyangwa metero 100 mpita muhamagara ndavuga ati iyi nimero iguhamagara nitwa Elize rero ninjye wandika izina ryanjye yitwa Elize ninjye bakubwiye muri babandi nzaguhamagara minsi iri imbere uwo munsi niko byagenze ariko nawe wari ufite discipline urumva ukuntu nzaguhamagara ariko ukuntu wahise umuhamagara oya nyine icyo gihe nari kumuha nimero kugira ngo amenye ngo ninde uzamamagara hatazajya undi muntu amagara akagira ngo niwe muri abo kuko urumva ntigiye byatse kuri ngewe kujya mitema sinyari y'umuntu ugomba kumuhamagara n'izina ryari ryo kujya namamagara undi avuga ati ko ntari uyu atazagira ugutanga atazantanga kuko nyine icyo gihe basubira inyuma urumva mu muhanda harimo n'abantu benshi bavuza amahoni sinanabyitaho pe ndakomeza ndanigenda hanyuma rero kwa kundi umuntu nyine ashobora kwibaza ati se ni njyewe ati hoya bakajya baca amatsiri ngo hoya ati ngo nuriye ubwo rero nyine hari kuma nsubira inyuma ndavuga ati ariko aba bantu basubiye inyuma bashobora no kuba bayobye wenda bashaka no kunyoboza nicyo cyatumye nsubira inyuma kuko nta gahunda nari mfitanye nabo umwe muri bo rero ukumva ryaje muvuze ngo namubonye mbere atarambona mukunda atarankunda cyangwa mukunda ataramenya sumvishe bya jambo navuze misebyo wese ubwo gukundana kwanyu rero nyuma yaho byagenze gute duhishusho yarakugoye byagenze gute bese wamuhamagaye igihe kingana gute bitandukanye n'igihe mwe mumaze kuvugana ubundi mu mateka urabizi ko wenda iyo umuntu ageze kuwo akunda hari aho aba yarabanje mu by'ukuri se ntabwo ari umuntu wa mbere nengerageje kugira ngo mu dating ndebe niba byakunda niba twakundana ariko mu bantu bigeze kumbanziza nigeze gushaka gukundana nabo ntabwo byankururaga kubera ko nabaga nahamagara umuntu ngo ndenze 3 5 cyangwa 10 ariko ku munsi umwe natewe kumuhamagara hari ku isato mvuye gusenga twaraganiriye uwo munsi nabiteguye ndabatika ngura amayite ntabwo mba nakoze ndicara mvuye gusenga ndamuhamagara uwo munsi twaganiriye amasaha 3 ngo birantunguye kuko mu buzima numvaga mu buzima ko ntazi gutereta kubera ko bitewe n'abambanjije twabanye ariko bikanga twavugana nkabona ni 5 10 yabe myinshi kaba 10 tuvugana kandi cyangwa iyo minota 10 twavugana ugasanga rimwe turi kuvugana turi gutongana rero bintungura kuba hari umuntu tuvuganye amasaha 3 tuvugana ibintu byiza kandi twishimye n'akanyamuneza ku mutima numva ni ubwa mbere bimbayeho ndavuga ati manzi sinza hano ngeze ntago nzundi rwego ngezemo kuko numvaga bitewe n'ukuntu amubonye n'ubwiza yari afite avuga ati umukobwa ntago nibwo yananyemera numvaga atanyemera batari ko rero nanyenze kwiyongoza ariko ndi kumva umutima urukumpatira kumva ko umwana namukunze ubwo rero uwo munsi namuhamagaye numva cyambere yameze nkafunguye amarembo kuba namuhamagaye akanyitaba namuganiriza nkumvaganira neza ariko nsubiza neza turaganira mu rwego kumenyana numva nyakiriye neza atari kwa kundi ushaka kuvugisha umukobwa ukumva kumva cyangwa nta gufitiye urumva biba bitandukanye buryo umuntu ubundi bavangwa nyine ubundi uzaguha umubona muki mbona mwiramukanye
umuntu uzaguha urya ngo umuntu amwiramukanye rero kuba yaranyakiriye neza ndetse ngira icyizere ndavuga ati uyu mukobwa kuba avuga neza byo birahagije nubwo yanyanga ariko kuba yamvugishije tukaganira nkumva yaba inshuti nziza ibyo birabaye rero naho twatangiye ikiganiro kuri iyo sabato tuganira igihe kinini turamenyana mu rwego runaka nyuma yaho rero ubwo bimaze kuba hari icyahise gikurikiraho sibyo cyahise gikurikiraho ubwo Rahabu ukuntu byagenze rize mwaraganira atajya kujya gukomveka ubu we ni iki kintu wamukundiye cyatumye umwemerera urukundo oya biragoranye urumva ntabwo wahita uhura n'umuntu ngo nuko muhuye gutyo ngo uhite umukunda ngo nuko byatwegeye kinini cyane muganira kuko urumva nk'uko yabivuze ko hari abandi babanje gukundana nanjye icyo gihe ntabwo nari jyenyine nari mfite sheri kandi twari tunafitanye gahunda amaye mbega ikintu ari nsimbutse we ahubwo iki kiganiro kirarangiriraho hanyuma rero none nyine urumva kuko iyo yavuze ngo azamvugisha kandi ntabwo wapfa kwirengagiza umuntu ngo ni uko ufite sheri bitandukanye no gutendeka kuba nyine muvugishije ntabwo bivuze ngo turakundana ahubwo nyine yarambwiye ati ni wa musore nyine icyo gihe ari ku isi atampamagara nyine ati ni wa musore wari mwahuye akaguha nimero oke rwose ntanabigize birebire nyine arambwira ati none se uvuye ubu ngubu nyine uri mu biki njye mvuye gusenga uzi ko nanjye mvuye gusenga noneho nkavuga ati wose uvuye gusenga wari umudive nyine ngende umudivantiste w'umunsi wa karindwi turi abadivantisite w'umunsi wa karindwi Imana yabihuje Imana yabihuje kabisa ndavuga nti nose nawe ushatse kuvuga ko nawe uri umudivantiste ti cyane rwose ni cyangwa nuko wumvishe mbivuga nawe ukabyitirira toya wasengeye arambwira ati ngo yasengeye Nyanza kuko insengero zabo nyine mba nzizi ni none se mu buzima busanzwe iyo uri mu rugo usengera kugira ngo numve niba atari kumbeshya nyine ati iyo ndi mu rugo iyo ndi i Kigali nyine ambwira urusengero asengera ntoke naho ngaho ndahazi kubera ko hari amakorari yari ahari mpazi hari korari yitwa Joyrite na Hope in Christ cyane arambwira ati ahubwo ngiye ndirimba muri imwe muri izo korari nireka da arambwira ati rero reka nguhe uturinke nibwo uri utubibona rero nibwo nahise ntangira kwemera nyine ko atambeshye urumva ikiza cyo kuvugisha ukuri utabeshye umuntu utamwiharaho ariko ntirengagije ko mfite undi gusa numvaga ko ndi bumubwize ukuri ko mfite umuntu nyine dukunda kandi mwarakundanaga koko cyane none se ubwo byaje kugenda tuba ngubu ubundi kubera ko twari tumaze kumenyana twakomeza kujya tugira ibiganiro tugira ukuntu tuvugana tugasabana ko twavuganye tukagirana ibihe birebire kandi byiza tugasabana tugaseka burya aya maseka utubonaho nicyo gihe tuganira niko twaba tumeze kuri telefone tekereza ko pake ya Yoro kuri Tego ijana arya ni ijana yaguraga ni 500 y'icyumweru amerita y'icyumweru si minota 250 200 nangahe ya Tego ntago nyanyikoresha ntago mbizi none nakoreshaga nagura amerita y'icyumweru ariko twayamaraga muri kuganira tuganira tugatandukana nuko tuyamaze yewe naguze ay'icyumweru nako nakoresha umunsi umwe urumva nayamara nabo gakoresha ye urumva ayo mayinite tekeza none kandi iminota 250 ugafata indi minota 100 arimo amasaha ngahe turuganira kandi ibiganiro bidacika tugana dusabana duseka kumva ni byiza umva nawe ntago byabara kuguha icyizere rero mbonye ibiganiro nk'ibyo nabatari ku bundi wakumubwira kari ku mutima ko urumva bindemereye wabivuga nkabisohora niko kumubwira ati ariko rero bigishuje ukuri n'umutima wanjye wose naragukunze ndabisohoye benda remubwira umva nakugira ngo ndipfara aho kugira ngo wecwe yarabimbwiye ariko nyine mu igisubizo nyine we kuri we gisa nkaho kitari positive aho munsi icyo gihe narababaye waramubona nyine naramubwiye rero ni byiza pe
nyine uri n'umwana mwiza kuva duhuye nyine tubaye inshuti bisanzwe kuko yajyaga amvugisha akantera story nk'uko ari kunsetsa nyine akamvugisha ariko njye ntabwo nagiraga ibintu byo gutendeka wahise umubwira ijambo ndamubwira ati Yesu amakanira arambwira ati rero njye mfite umuntu wanjye ntibibaho ntabwo byakunda nariko nongeraho akandi kajambo kuko urumva nyine umuntu aba yarakundanye n'abantu batandukanye bakagira ibintu bimwe bapfa cyangwa se ukabona nyine hari ibintu mutahuza ariko nanjye sinzi ukuntu byagenze uyu nguyu iyo twavuganaga numvaga bitandukanye bitandukanye nkamubwira ariko nubwo nyine mubwiye ko mfite undi nyine wowe waratinze iyo uza kuza mbere wasanga ariho twari kuzahura urumva hari akantu k'akizere yanshizemo arambwira ati mfite undi muntu kandi dufitanye gahunda gusa iyo muntu iyo aba adahari nta wundi muntu ngomba kuzakunda uretse wowe mu bandi banciye iruhande uyu nguyu niwe twavuganaga ubu rero ukojeje agati mu ntozi rero oya nyine ntabwo ari agati mu ntozi kubera ko nanjye ntabwo ari umuntu ufuha cyangwa ushaka kuvundira abandi kubera ko mu mategeko twebwe mu bitabo twiga ubwo nyine hari ibitabo bitwigisha ko mu gihe wabonye umuvandimwe wawe ari ahantu cyangwa afite couple cyangwa ari nyine hari umuntu afite umusheri cyangwa inshuti ye cyangwa umusheri wirinda kujya usenya urukundo rwabo cyangwa ujye kubavangira nyine ubwo nanjye icyo gihe rero nagize ute nabo ati okay nababaye ku mutima akunda avuga ati okay nyine nta kundi ariko kubera ko ngiye ntazi kugira inzika ko umuntu anyanze umite nk'umucira mu rwango kuva nyanze ngo mise mo bariyeri cyangwa aciza mu murongo ndavuga ati byiza kuko nzi ko n'ubundi iyo tuganire ngira ibyishimo nzabishituye umuryango nta kibazo tuzaguma tuganire twisabanire bisanzwe nanjye kwigirira icyizere okay oya nyine naho urumva umuntu nk'uwo wakubereye mwiza mu gihura ukumva uramukunze ukumva muraganiriye muruguze ibitekerezo ntabwo wamutakaza nk'inshuti cyakoze naramubwiraga ariko rero hari impamvu nyine Imana yemeye ko duhura icyambere nsanze duhuje kwizera icya kabiri uririmba muri korali nkunda ubwo rero uzajya umana uturinke tw'indirimbo nirebere n'indirimbo wumva ko hari ibintu byinshi twari duhuriyeho noneho irizi natubwire nyuma rero ukuntu byaje kugenda nyine okay nakomeje kujya muvugisha nkandikira nako ngezaho nkajya niba kakagurukanye nashoyeyo nakunze nanya kutangira gakurayo gake agasubiza inyuma kugira ngo ati rero akujya mbabazwe n'umutima kandi nishiremo ibintu bitazashoboka reka nkura akaguru gake ndebe ukuntu na mwisiba mu mutwe ariko nubwo bitapfuye koroha gusa nariye ikintu kuyakira kandi uvuga ati kugira ngo njye mubona mbabare hari n'amafoto nayo narayasibye yabitse kure cyane amafoto ye no kumuvugisha byatuma njya mutekerezaho akomera nkaho mbosibye mu ntekerezo kugira ngo bitazakomeza kunzanamo ibintu nk'ibyo byo gutuma ntekereza cyane bigatuma mbabara kuko nababaye cyane buriya kuko nembonye n'ubwa mbere nemboye n'umuntu nkumva n'umutima wanjye wose umukunze atanze kandi ntanamuzi uko namukunze sinarinzi wabo gusa nuko namubonye gucya mbona umuntu mukunze mu muhanda ndavuga ati ntazi ko yavutse ntazi ko nabatuye umukobwa noneho uko twahuye ku munsi tujye duhora ku cyumweru turi kuganira urumva ku isabato ku telefone twaganiriye ariko ku cyumweru hari ukuntu twagiye duhurira mu mujyi i Nyanza icyo gihe rero yari avuye mu mahugurwa ku karere noneho njyewe nari mvuye ku kazi none ndangeje mbwira umushoferi ngo nantwara ngeze i Nyanza mu mujyi noneho ambwira hari mpageze gisoka mu modoka ikintu yakirije ni inseko nziza yaranse ndavuga ati kwisi mbonye umuntu uzi guseka urumva ndavuga ati kwisi umva yankomvetse aazed kuva hasi kugera hejuru ndavuga ati none arengeje ukuntu ansekeye birarangiye wagira ngo yari afunguye amarembo ajya mu ijuru meze nk'ayongeye kwinjiramo ndavuga ati mbega umuntu uzi guseka neza iyo nseko yamuze mu butekerezo byanjye niyo mpamvu navuze ati iyo nseko ntikabure ku matama yawe nzajya nkoresha uburyo igomba kugumaho kubera ko iri mu bintu nabyo nishimiye mu buzima bwe
nyine nubwo yarabyishimiye ariko ka kantu karagarukaga nyine kuko namubwiye ko nyine mfite undi nyine nanjye ntiwambaza ngo byagenze gute kuko ninjye wamubwiye ngo ese ko wambwiye ngo mukorera i Nyanza urumva twari twahuriye ku modoka sinari namwitegereje ngiye i Nyanza ndavuga nti se muracyakorera i Nyanza kandi nahaje reka nze duhure nibwo twasuhuzanyije nyine ubwo wenda uko yabibonye ngo nuko ariko noneho wenda kugira ngo wakomeje kumuvugisha ntabyo yakomeje nyine nameze nkaho wowe waje kumwemerera atiza abikomeza oya nyine umva ukuntu byagenze ibintu birimo Imana nyine bura ntitukanga ibigenda kuko haba hari n'impamvu ubundi niba icyo bwa n'abasore twebwe twiga mu bitabo byacu ngo niba urimo kurambagiza bifatanye no gusenga niba sengaga kabiri niba senga rimwe senga kabiri niba senga kabiri senga kane kugira ngo Imana igufashemo kurambagiza kwawe n'amahitamo yawe igenderane n'Imana ibigiremo uruhare kuko umushinga w'urukundo n'umuryango ni Imana yawutangije ntabwo ari umuntu wawutangije rero umushinga Imana iyo uwushizemo Imana irakuyobora rero urumva nibwo nyine nakomeje batari ko rero ni Imana kuko naringize ngo ni hari iyo njyanye ukaba bigenze gutya ubu nzabona undi muntu umeze nk'ugute nta wundi nigeze mbona hano mu buzima nabona umeze nk'uriye bitewe n'ukuntu yamaga ibyishimo byo kuganira ubwo rero naho numvishe muhombye nyine ndagenda njya kwigunga nagiye mu byigunga hanyuma rero nyine nk'uko nabibabwiraga ngo nari mfite nyine umuntu dufitanye na gahunda yewe rero nyine naje kwakira ubutumwa gusa nk'aho atari bwiza ntiwambaza ngo byagenze gute njye mbona mesaje ya wa muntu imbwira ngo rero ngo njye ndabona ntaragira gahunda nazagukerereza pe uko niko yambwiye nazagukerereza kandi uri umwana mwiza uri umukobwa mwiza hari abasore benshi bagukunda urumva icyiza ni uko naguha rugari ugakundwa n'umuntu nyine ufite gahunda birambabaza ndavuga ati ntibishoboka konsi ko twari dufitanye gahunda ibyo bipfuye bite kuko yari yaraje no mu rugo bamuzi njye numva ameze nk'aho nsebye ndavuga ati ubu se nk'abantu baba barabibonye navuga ko nyine bigenze gute kugira ngo ambwire gutya ndababara ndagenda ndababara kwiyakira byarangoye pe si ukukubeshya nawe ibaze ufite gahunda birumvikana mu wundi mwaka noneho twari twaranasetinze igihe ati tugomba kuzabana muri 2023 ariko urukumva imbaraga z'isengesho iyo nyiri umuntu yaje n'Imana birimo nanjye unigira icyizere hari ibintu ukura mu nzira ntugatinye kuvanga umuntu ngwena ngarafitwe ahubwo mubanire neza nimubanira neza niba ari uwawe Imana iraharura amayira nta mbaraga ushizemo ntabwo njye mbeshye kuko iyo message nkubwiye niko nayakiriye ndabaza se bigenze gute tiwoya pe ntago nyine kandi nkubwije ukuri ndagenda ndababara mara iminsi ngaye nyine urabyumva mbabaye kandi uyu nguyu nawe yari yaratangiye kugenda gakeya numva ndasebye ntagase uriya naramubwiye ati ntabwo byakunda ubu se kuko nasubira inyuma nkajya kumubwira ngo nagarutse numvise nsebye cyakoze abasore b'iki gihe bumva ko ujya ku bantu benshi cyane ugashwana nabo urumva ukuntu bitangaje yego none ubwo wese usubira ujya kumubwira ko umwemereye byagenze kuko urumva ko niyo byari bigezweho ko urumva ko yari yamaze kugutera ishoti yakuyemo akikarenge ubona ko byanze wowe waramuhakaniye ubwo wowe nawe nyuma wawe araguhakanira ubwo byaje kugenda gute kugira ngo wongere umwumvishe rero nyine pe ni Imana yabyikoreye kuko nanjye icyo gihe narasenze pe biri seri ndavuga ati Imana kubera iki wemeye ko ibi bintu bimbaho kuki wemeye ko nseba hari benshi nyine nahakaniye bari bafite na gahunda zihuta uyu ngungira ngo nyine niwe umpaye none kuki ubyishe ndavuga ati mbabarira umuze amarira mfite kuko mfite agahinda noneho rero nk'iyo minsi nyine nari mbabaye uyu nguyu nta nubwo yari anabizi ko byaba nyine yampakaniye kuko yari yaramubwiye ngo dufite gahunda ntabwo yari abizi ko yampakaniye nyine ab'umuryango wanjye nibo nabibwiye bakajya bankansaringa biriya bintu birababaza kunyandikira message noneho oya
naramuhamagaye gato ngira ngo numve ko na nimero y'ikibaho aranyitaba wamagaye cyangwa wanyandikiye kuri WhatsApp oya naraguhamagaye numva uranyitabye neza ariko ko ari ukwijijisha nyine iyi numva nyitabye neza none wagira ngo nibwo nari nkojeje agati mu ntozi uwo munsi muhamagaye nta nubwo twavuganye ati se mwari mumeze neza se takazi se mwarimutse bituvugana iby'akazi ntabwo yize umubwira ibyakubayeho oya ntabwo nari kumubwira ati nyine ubu twaratashe okay nakwisuhurizaga ariko ubwo urumva ka kantu nari naramubwiye nta wundi muntu nahise ntekereza ndavuga ati se ubu nyine nawe bitewe n'igihe gishize ubu yiboneye n'abandi ndamucokoza uwo munsi mucokoza yanditse nk'igitabo message arandika ati ariko reka mubwiye njyewe narakubwiye ngo mpaye amahirwe rimwe gakeya njye ndi umuntu ufite gahunda kandi ndagukunda pe ndagukunda nyine ntawe wagira ngo yarabyeretswe ko byapfuye Imana nanjye ndi kubyumva nkumva iyo shusho ndi kumva ari Imana agendaga ikora igatuzisha bimwe ikazana ibindi nyine nawe mfite murumuna wanjye tujya inama pe nkajya mubwira ati shati ndebera ibintu n'umuntu ari kumbwira ariko si unakizira abahungu gute we nkumva nyine harimo n'akantu ko kugira dute yo kuvuga ngo oya wumva ukuri ari kuvugisha ari kwishi cyane nyine kuko nayo nyine ababaye kandi nkavuga ati nyine ni kwa kundi usubira ku muntu ubwo nawe yananseka aravuga ati ni ukuri ndagukunda n'umutima wanjye uramutse unabyemeye njyewe nakujyana nkakwereka ababyeyi banje wenda da sinabanza kubanya ahubwo nazi iwanyu nabo bakambona iragatangira no kubipanga gutyo bati nazi wanyu bakambona nabona wenda batanshimye wenda ariko niba wenda bambona nkaba ntacyo bitwaye banyemeye urumva gahunda ntabwo niba kubicira ngo mfite ngangahe ngiye mbona ngushaka ngahita ngutwara twata dukora ubukwe nuko yambwira ati kandi ngende iseri kandi ubona mwamaze igihe kintu gute mukundana buriya urumva nyuma maze kukwemerera noneho haciye igihe kingana gute kugira mu dore ukuntu byagenze ahubwo icyo gihe amaze kunyendereza atanye kubyutsa ndi marangamutima yanjye gushya twandikirana nyine mubwira ati iki nkagenda mubwira utuntu kuri WhatsApp rimwe nkavuga ati ushobora kubabaye we nkavuga ati nkabyumvamo ko hari ukuntu atameze neza kandi nkavuga ati nkumva wagira ameze nkaho muntekerezo ndakuzamo ko umuhungu babana ashaka kubamubabaza cyangwa akaba amufata nabi kandi ngiye ndi kubona ari umugisha kuri njyewe ari nka kamarayika kanjye bari gushaka kwendereza cyangwa kubabaza urumva ariko ndavuga ati rero ariko wazaza kubasura nkumva ndayipanze umutwe wije mu mutwe nibura nkaza kureba umuryango nkagira amatsiko ahantu hari uyu mukobwa umeze gutya ntago habura yundi ndavuga ati ntabwo ugiye panara wese apanga urugendo iwe yese apanga ati noneho ntaranikiriza nyine yajyaga namfatirana ati rero reka ahubwo ku isato ya kangahe ngira umwanya muke bitewe na korari ariko ku isato ya gatatu njye nzemera nze mu rugo iwanyu nyine nanaharebe bambone ibiki n'ibiki ariko nkajya sinuvuga ngo bambone kubera ko nenzi ko hari yundi ahubwo njye nirebera umuryango ufite amatsiko y'umuryango by'umukobwa udasanzwe nk'uyu ni uwuhe umuryango ni bwoko ki ndasanga ese ngiyeyo ntago nabona ndi mahirwe kubona ko hari undi mwana warezwe uriyo cyane ibyo kinabona yundi ko nakorera nkabona arimo ufite abakobwa benshi beza ngavuga ati ntago nabura yundi ufite benshi barahari koko ase ubundi mwemera ko pase zibaho buriya kuko nimara kumva uburyo inkuru yanyu imeze ndi kumva pase bishobora kuba itabaho pase ntabwo muri pase ntabwo bishobora kuba itabaho kabisa kuko urumva ibintu byanyu biratangaje ubundi pase n'iby'Imana pase irakora ariko abenshi yakunze kubaho ni abana batagira umwanya wo kubona ugutereta ugasanga afite akazi kamugira bize nta mwanya wo kugenzura ngo umukobwa ngo ibiki n'ibiki we no kumugira icyizere kuba atewe wenda bureze ni inshuti yanjye ufite icyizere ntanongera agatoki gusa agenda ko mfite umukobwa nabyemera tuduhura nta bindi bintu urumva aho hagati yabo nta rukundo rurimo nubwo no kubana mu buryo bwa business kugira ngo wenda babyare bak'umuryango bagira ute ibintu nk'ibyo ariko nta rukundo rurimo ikindi
pasi ntabwo iryoha kubera ko ibyo ukunda wowe bereze ntabwo ari byo ngiye nkunda. ushobora kunshimira umukobwa ko ngiye ntimushime. niyo mpamvu ngewe ifi iryoha niyo wirobeye wa wundi urebye ugasanga amanga umutima murahuye byonyine ugacangana ikirwa cyo kubana ukuntu ubonye ibintu bidasanzwe birahindutse. noneho hakiyongera ko Imana ibirimo igutegurira amayira ukabona umugezeho kandi bitakuvunnye. kuko ushaka kubona ko ari revo utamushikira ariyo kubera ko ari uwo Imana yaguteguriye ikayikubura ikanyuza mu nzira aho ugeze ugasanga bisa nk'urugero kuva ku itangira kugera na n'ubu nkubwiye ko ibyo nashaka gukora bise ntamwe nashaka gutera nasanga Imana itekare nkasanga yaharuye byose yabiteguye neza. ibyo nashaka kumubwira nkasanga arabyiteguye cyangwa yamaze kubyemera nk'iyo byose bikaba bitabirangiye. noneho icyo nashaka kuvuga noneho uko twateguye ngiye nategura urugendo kugira ngo ngikure iyo famille nyisure ndebe iyo famille idasanzwe. nanjye narebye najya kamparo kenera bati rero ngiye kureba ahantu umuntu nakunze nubwo atari wanjye negura kenda keza ndavuga ati akandi ko nzajyana ngiyeyo. ubwo icyo gihe noneho ndabateguza kugira ngo ariko nzi ko ugiye gusura gusa bisanzwe nta bindi biko twaravuganye ni ugusura bisanzwe kugira ngo menye aho hantu nubwo ntakorera ko menye iyo famille niyo muntu ahantu aba kandi nabonye adasanzwe nkaho atatuye aho hantu nkabona ntabwo ari uwaho. noneho turemerekanye arabyemera okay ndavuga ntari ku isabato ubwo nangije Nyabugogo uwo munsi ikintu cyabaye hari kuri Noheli hari abantu Noheli muri minsi hari abantu Noheli muri minsi abantu bo gutaza ko muri Noheli abantu bari gutari benshi nagiye Nyabugogo nazindutse tanga imodoka zarangiye zashize sanga prive kwigendamo bisanzwe ku imodoka isanzwe umwanya umwe ni 2020. wagiye kumusura kuri Noheli kugira oya nari kuri Noheli muri ya minsi mikuru okay urumva Noheli nibera wenda nkareba oya bwari buce Noheli ba icyo gihe inka niba ari dimanche iraba Noheli urumva kugenda ku isabato abanshi bari gutaha bafite iki yiyashize iyo modoka ugiye ibona ya prive 2020 umwanya umwe wawe ndareba ndavuga ati baba we none se ngiye gusura ntwari 2020 iyo abari shiri aba yaranyemereye ubu nakemera nkatanga cyane ntashaka nkemera nkayaheba ariko zikarishe none yaranyanze ntawe ntabwo gutera kwa cyangwa niba nkunze ko afite undi none 20 nyatakaze ngo ngiye kujya gusura ndabate nzapanga ikindi gihe turavugana ndavuga ati ndacyashaka imodoka ariko ninyibura nyine ubwo tuzagereba ikindi gihe ndangije noneho numva ari kumbativa ari kumbwira ati rero mbabarira rwose wihangane amafaranga baraguca yose yatange habana se nkani nyatange ko ngiye kubasura oya twaravugaga ati natwe twarakemera ngo nawe yakwemera akamfasha kuza uzi impamvu nyine numvaga ngiye nko guseba kabiri nabwiye mu rugo ko hari umuntu uri budusure nubwo nyine atitwa Karisheri ariko urumva nyine yari kuba iyo ataza bari gutagira ngo ndanabeshya nta na gahunda ngira ubwo urumva atari kuba ari inshuro ya kabiri byiteguye kubwira mu rugo garumwe ubwo noneho nenke neje ngo ndebe niba ndabona imodoka y'amakeya ariko amasaha yamfashe n'ubundi bwakeye ndangije sinzi ukuntu ukora narimbagamo muri kiste yitwa Shemedi Carver yari igiye gukora igitaramo i Nyanza ariko bafite imodoka yuzuye ariko hari umuntu urafata imuhanga ndavuga ati byanga bikunze nubwo ntazi mu nzara bameze bite reka bampere ifuti ngira amahirwe mbona imodoka iraje ngo nigisubize Imana itanze imodoka iraze ifitemo umwanya baramanukana bangize imuhanga bandepoze imuhanga ha undi arinjira mu wagomba kujyamo izo modoka nubwo abantu bari babuze imodoka yari hano muri Kigali nageze imuhanga ngo nsanga imodoka zitegeza abantu zababuze zirahari ni nyinshi bwo abantu babuze mu gihe Kigali imodoka zabuze abantu babaye benshi nageze rero mbona imodoka ndagenda ngerayo ariko ngerayo nakerewe aho bari gusengera ariko ko twavuganaga nyine yaje kundeba ariko nsanganira icyo gihe bwa mbere umenye ko tuhura yabaga ari mu kazi yambara amapantaro yambara ipantaro ko ari mu kazi ariko ntone mubonye yambaye ikanzu n'ijipo nyine nk'umukobwa yambaye igikobwa yambaye nk'umukobwa mwari wahise wumva meze rero naramubonyemo kubisa amaso ndavuga mu izina rya Yesu mareka aramanutse
urumva kuko urumva njyewe ndi guturuka hasi we ari guturuka hejuru ngira ngo aturutse mu ijuru amanuka kuko yari kumanuka njye ndi kuzamuka urumva mbonye bwiza afite ndavuga ati ibi birakwiriye kuba ngomba kwangwa uyu mbwa kuba yaranyanze birakwiriye kabisa birakwiriye nese mbiviva nawe ati ndabyemeye none mbonye impamvu wanyanze ndabyemeye none nungu ubonye neza tuvuga ko umukobwa kubera ukuntu bwiza yarafite no kubera gushegirana ukuntu n'ubwiza yarafite bwarankubise ndangije ndasusumira umusuza byananira ahubwo bakati kumusubiza byananiye urumva ko cya gisubizo nari ntarakimubwira ahubwo nyine urumva twahuye bari mu kazi biyambariye ibintu utamenya ubwoko bwabo aho twambaye ibiboti turya mu mirimo y'abandi twambaye nk'abagoronome no si ukukubeshya wahise wumva ubyemeye none naramubonye marayika yaramanutse ndavuga ati dore uyu muntu ntabwo atuye ku isi ntabwo uyu muntu uba umeze gutya aba ku isi niko neze mvuga umva nawe naramubonye urumva ndavuga ati mana we shawe ntiyanyemera pe mu mutima wanjye tutarabara harimo nka metero nkenye mu mutima wanjye nahise nisetinga ati shasha ntabwo yanyemera pe nuko nguko ameze yambaye neza ngende kuvuga ngo nahise mvivura ko nshira akadomo ati uyu kunyangabire arabyemerewe nawe nyumvira ibyo yagutekereza kandi njye nabonaga ndi hasi ndi anda nkabona ntabwo namwigezaho njye reka nkubwira ntanakubeshye uwo munsi ni nabwo nabyemeye nyine wahise umubwira none oya nyine twarajyanye tugerana ku rusengero turataha turiyakira yego twarasenganye nyine dutana mu uwo munsi yaje kugusura mujyanye no gusenga yego urusengero rwose nyine barandangarira ariko nkavuga ati ko ndamushitse ko ntari sheri ibyo biri mu mutwe wanjye gusa nubwo barandebaga nkabitegereza aho kubera ko numvaga umushitse usanzwe mpise mbyitewe nkavuga ati ko ndamushitse bisanzwe mva se sheri wanjye ajaberwa pe ndabikubwiye ndamuzi yakabisemo utuntu twa made in Rwanda araberwa nyine uwo munsi yari yambaye neza byumve kuri jye yari yambaye neza kandi n'abandi babibonaga nyine yari yambaye neza akavuga ati uriya wasanga ari sheri we nyine abantu bo mu cyaro nawe bisikuru bareba ubwo rero ku mutima nkavuga ati yaba byari bibaye dutashye rero nshana kubesha uwo munsi nibwo naragiye mu kunyakira rero abyemeranyijwe gute icyakumva uburyo wivuye njyewe nagiye nk'umuntu sinavuze ngo nagiye njye gusura bisanzwe mfite amatsiko yo kumenya ngo mbese umukobwa avuka he ko bigaragara ko ahantu rakoreka ari mu cyaro gutuma umukobwa uyu mwiza umeze gutya avuka mu cyaro ko twe mu cyaro twatuziranye nanjye navukiye mu cyaro noneho baranyakira noneho itandukanye ryese ribaho wabo wa sheri bagira abashitsi benshi mbese bato haba hapfutse abantu bari bafite abashitsi bageze muri 20 kuba bakiye na korari ariko ari bakiriye ariko badushize mu byiciro abashitsi bamwe babashize iyo muri salo ngewe ntago nzi urwego banshizemo nageze ngo nda sinzi iki giye kuhabera mbona bagiye kuyanegurira ahandi hantu umwihariko mu cyumba kindi cy'umwihariko noneho bahita bampurizamo banyakiriramo n'undi mushitsi ukomeye pasiteri tekeza gufata urwego rwanjye bagata bakirira hamwe na pasiteri aho bagomba kumwakirira pasiteri nanjye arabanyakirira by'umwihariko urumva ndavuga se ngira ngo nize gahunda ariko bakende imbirenzaho ndangije ikindi kintu cyantunga kindi baje kutugaburira noneho sheri araza ayakira nyine nk'abashitsi nyine araza azana ibiryo aragenda arategura ibyo kurya byose ku meza arangije azana isahane zingana n'abantu baraho ariko azana twaturimo turi abantu bageze muri nka batanu ndi batari batandatu ni batanu azana isahane imwe ya pasiteri n'umugore we ubwo ni couple urumva azana niya murumuna we none arangije azana n'indi mbona azanye iyanjye ngibaze aho yashize ntabwo se ntararya ari kungaburira we ntararya noneho yasahane anzaniye ngo nirimo amafu wa kabiri wow urumva nanyeje ararura ngiye kubona banyicuye uruhande barasenga tugiye kujya mbona turugusangira bati hano ni wo muco gusangira n'abashitsi se n'abantu muri kwakira murasangira no muco wanyu no muco waho mba ntago bisanzwe ndavuga ati atera ijambo ntari niteze mu mwanya numva aravuze ati pasiteri
ahamagara pasiteri nimba pasiteri atega amatwi yego uyu ajya bisome twumva kuko nyere ari kumpresenta niwe presente ngira presente ukuntu wamvuze kandi nzi ko ndi rubanda ndi rubanda naje gusura umuryango ngaho subiramo ukuntu uburyo wabwiye pasiteri kandi utigeze umwibwirira muri kumwe wenyine umva nyine nk'uko nakubwiye ukuntu twahuye mu nzira ngiye ubwanjye nkahita nkomfrimati ngo ngize amahirwe nahita nemera pe ubwo rero nahise mbwira pasiteri ni pasiteri uyu rero utigeze umwibwirira wibaze ngo nk'uko ubibona hari icyifuzo ngiye nshaka kugusaba turagira ngo ujye dushyira imbere y'Imana kuko nibigenda neza turashaka gutera ikirenge mu cyawe na mama Confiance nyine uwo mubyeyi yari afite umwana witwa Confiance mu cyawe na mama Confiance mwateye atametamena wumva iryo jambo yarivuze nawe wese wumva umeze gutya ndi kurota cyangwa hari ibyo nkonyashaka gusubiza nyuma batarya uyu munsi nabyutse nzi Nyanza ndeba nakantu kambere nyabonda vate manzana ndi kurota ubanza ntari yo manze nsinziriye ibyo wateguye kuko ugiye gusura bitagiye kuba birebire se ijambo mvuze niryo ubu sibivuze ko yemeye cyangwa nyemeye kubwiye ko iryo jambo byarantunga ukuntu yanyakiriye ukuntu twasangiye ukuntu yanyitayeho keya urumva abantu mu majyepfo bazwi nko keya mu Nyanza yamaye keya ndavuga ati mu buzima ibintu byambaho mu buzima no mbonye umuntu yitayeho noneho n'uburyo n'ijambo avuze yitegaga numva birandenze ndumirwa wenda twihutishijemo kuko ibyacu none dore kandi gasha kabayeho dore ko ryo kabayeho hari ubanza ari ikimenyetso Imana yari itanze ko ihaye umugisha ijambo avuze n'ibyo nakiriye Imana yese iteza imvura itunguranye ariko iyo mvura nagiye gusobanukira ukuntu yaguye sanga yaguye around y'ugo rugo gusa ariho yaguye gusa yaguye aho muri metero nk'ijana kuzenguka urwo rugo aho narindi iwabo niho yaguye irahagwira hagwa byatari twe mu rugo iwacu kuko ari mu cyaro icyondo ibara habicyondo hari nyine pe habicyondo ubwo rero ngiye nabaga ndi gusenga Imana mu mutima ati Mana ndakwinginze mbabarira nta na moto yahaca imvura yaguye kuko kiba kinyerera nyine ukuntu ndakwinjiza mbabari imfura ntigwe kuko ntago yabona hano kandi yari yasize akatishije maze none dore ko iragwa yayindi yagahimanirwa imanura imikuku icyo ndi kubiteye mu muhanda kandi yari yambaye inkweto nziza nagira ngo ibanze kwereka ibyo igiye kumukorera kwanze banze agende ndavuga ati sha n'uyu ngo yaragiye pe imvura ikimara kugwa mu mutima narihebye ndavuga ati sha uyu ngo nareba icyondo kiri hepfo arete yisubira njye nyine birantera ikibazo ndavuga ati okay Imana nishaka nyine uko ariko byagenze ntago namaze kubyumva ni Imana yari ibirimo noneho ubwo twarataje ndasezera baransezera mbona umuryango uranyubashye ntazi byari byo ngenzi ko ndi umushitsi bisanzwe baramperekeza kubera ijambo ngitekerezo yavuze na nubu ntarakira icyo gihe ntari nakaryakiriye nkubwiye ko nageze hahandi hari ibyondo nta nubwo nabibonye ntabwo nabonaga numvaga ndi mu kirere ndagenda ninyura mu byondo no mu mazi nkakandagira mva nta kibazo n'umutima mwiza nkumva abantu nkabona bajya gushakisha ngaho kandagira ngiye nkumva rwose ibyondo ntaribi yagenda gashaye ntaribi ndi gushaye umaze kumva ijambo ibineza neza bindimo ntago biri n'ibyondo ntago ndi kubitekereza ntago wabyumva none cyane je kuntangaza kugira amenye ko imvura wenda niba bategetse ishobora kuba ari Imana yatanze ari nk'ikimenyetso nagiye gusanga kugira Inyanza muri gare ugiye kwabo ugiye mu mirenge 3 noneho n'uwo murenge batuyemo ntabwo imvura yariguye mu kagari kose nagace kaho karitse yaguye noneho ngiye nabaza kurenga nahamagaye umumotari araza
akimara kuhagera tuba ngo tugende ngo turareba ngo duhanagura ngo twuzuze zamaze gushaya hose noneho turenze metero 100 nsanga ni imikungugu nta mvura yaguye icyondo cyuzuye motari ngo tujye gushaka ahantu hari amazi ngo duhanagure inkweto ndavuga ati komeza ukamereza nashaka banseke banseke ariko ijambo bambwiye bavuze ntabwo wanseka wese nakazi ke ntimitayeho cyane icyambere nuko ijambo numvise ndacyaryanariza kabisa izo nkweto nazikuye Nyagisozi mu murenge ndawurenga njya murenge wa Rwabicuma hose ni imikungugu njya ntuza mu mujyi Sasamana mu mujyi ahantu hari kuri kaburimbo tekereza ahantu hose ndi kunyura inkweto zanjye kuzibona zuzuye icyondo kibaza aho imvura yaguye bakafata umuntu avuye hehe avuye ati icyondo ko nta mvura yaguye ko nta mvura yaguye avuye ko icyondo ari ukuntu abantu banyitegerezaga no muri gare agenda diffier nta cyane navuga ati rwose irajambo bavuze iyi nkweto ni Kigali iragirayo wahise upanga rero urumva gupanga oya ni nkweto ndagenda inkweto nezanye Kigali namaze cyumwe ntihanaguye ikimenyetso kigaragaza ko ijambo bambwiye ndavuga ati inkweto ntabwo namaze cyumwe ntihanaguye nkitekerezo ni kuri iryo jambo bavuze urumva numva ndishimye ndavuga ati rero ubwo iwanyu ubwo umbwiye ijambo ryiza ubwo ababuze bawe nabonye ukuntu bamfashe nkabona rwose banyishimiye nanjye ntabwo nabura kukwereka umuryango wanjye kabisa nanjye niho nase mpanga ndavuga ati kuko dufite ikirori hano i Kigali kwa mushiki wanjye ndavuga ati ugomba kuza kabisa ugomba kuza nanjye aho ku muryango wanjye muri surprise y'umuryango wanjye n'icyo gihe twataranye n'umushene we yaje urumva noneho n'imiryango wanjye itazi ngo mfite sheri ngo umukobwa ngo ntitane uwuhe uretse mushiki wanjye wari umuze ku ifoto nanjye nahagutse nibwita mpasiri pe ndavuga ati ngewe umukobwa nkunda dure n'uyu ari kuri bunani cyo gitwe twayo ari kuri bunani ubunani bwa 2023 ndavuga ati umukobwa nkunda dore nguyu niwe uri ku mutima kandi Imana itugiriye neza dufite ubukwe kwa 7 utigeze mujye mbivuganaho reka n'imico y'ibicimana ntabwo yeze muganeza ahubwo njye nese propose kubw'ijambo yigeze kuvuga nta nsenge mumaye umugisha nanjye kubw'ijambo nigeze kumva avuga rirantungura nanjye namukoreye surprise mbibwira famille nabo birabatunga kandi icyo koze famille yaramwishimiye umwana rwose ukuntu yarameze ntabwo rwose nayo bateye umukobwa nubwo naye famille ntabwo yamwanga umukobwa nkunze umeze gutya ntabwo mu famille yanjye yamwanga nivuze ndi confidence baramwishimira bose ubwo birangira gahunda y'ubukwe itangiye rega kandi iyo mvuze ngo mu kwa 7 ntabwo yahirutse itariki mu kwa 7 navuze nyivuze ku bunani niyo yabayeho ubukwe nta guhindura ubundi ibe bisigaye byari process y'ubukwe ubwo nanjye naje kubafotora ubwo rero urwashoneko rwagenze tubona twubatse umuryango nyine twabiciyemo ariko ni birebire gusa tuzabisubiramo tuzakora ibiganiro abantu bose bakore commentaire gusa batubwire babaze ibibazo tuzakomeza dukora ibiganiro by'urukundo rwacu ubundi urebye urukundo rwacu ni nkaho ari Imana rwikontororeye gusa ni Imana aho nyine uburyo mbyumvise ndumva nta ruhare rwanyu rurimo pe ni uruhare rw'Imana gusa yaba ari wamusabye urukundo wararumusabye ararukwima noneho nyuma nabaza kuruguha atigeze uri musaba ni Imana yabikoze umva Imana yabaga byikoreye byose kandi byose bikwikora waje gutugasanga byose umva nta kibazo no gutegura ubukwe nateguye ubukwe nyine nta bushobozi nafite buhambaye ariko byose Imana yarabikoze yabaga biteguye byose bikugera ukubona biri mu nzira y'Imana gusa inzira zari zihari ari ababyeyi ntago twaba nyine ntibyabagoye cyane twarabibabwiye bagahita bikiriza cyane barabyishimiye cyane barabyishimira imiryango yombi nanjye ndavamo umugisha kuko ibintu byanyu umva biratangaje kuko muri iki gihe baravuga ngo wanze ngo wige umukobwa ngo wige umuhungu ngo urebe imico ye ngo ibiki mwebwe ndumva mutigeze mune mu mwanya ntabwo mwigeze mugira ibyo kuvuga ngo kwiga ku muntu hamwe n'Imana byose birashoboka Imana ibaga yarabiteguye gusa umutima wanjye wese unyemeza umbwira ko unyereka bati uyu mukobwa niwe wawe ntitaye ngo avuka he
ntita wasanga byose Imana yarabiteguye none se kuki ntiriwe jya kubaza ngo arya ngo numuhe iki najya kubara nkasanga bise byarikoze ibyo kwibaza ngo numudive nkasanga numudive ibyo kuvuga ngo ngakunda ibi nkasanga byose nkasanga ibyo ndashaka ntiriwe mvuze ngo ngiye gukora ngo analize ngo mukuba ngo ngakunda iki abo nkasanga ibyo nshaka ibyo nifuzaga byose mu mutima umuntu ashakaga nkabimubona byose ntaramubaza ntaranibaza nkabona byose arabifite nkari igisubizo cya byose bavuga ati rero uyu niwe mbese nkimubona ibibazo nibazaga byose ku isi n'iby'ubuzima bwanjye byose bikemuka kugezana n'isaha nuko nyine twimereye cyacu n'Imana nibyo none se ndashaka umenyereze nyuma yaho urumva ibintu we-expectingaga kuzamubonaho byose uri warabisengeye wisaba Imana ngo izabiguhereze Imana wayisabye ngo umugore nshaka umeze gutya mbese byagenze gute kugira ngo kuko umva ibintu biratangaje iyo uri kurambagiza hari igihe wenda mbere hari igihe ugenda muri kamere ariko kubera gushaka kugendera kuri kamere yawe kuvuga ati noneho nshaka umukobwa ufite ibi birangira uwo muntu umushatse ukanamubura muri iyi si ufite umuntu ariko ukamubura urumva ariko uri kurambagiza muri kamere yawe uri kushaka konti zawe naramubuze uwongeza ngasanga ahubwo nta n'amahuriro namba ariko mu gihe navuze ati nsinzwe ndabate Imana ibyanjye ndabirambitse ndabiguhariye none ubimfashemo Imana yaragiye inzanira umuntu ufite karagiteri nziza ibyo nasabaga ufite ibirenze kuko urumva uwo nasabaga Imana yampaye wikubye kenshi kurusha uwo nasabaga nkasanga burya naribeshaga naranihendaga Imana imubona nasabaga nari ndabampombye Imana imperezo nasabaga nari nahombanye ariko ubu ndi mu nyungu iyo mbite numva ndi mu nyungu irenze iyo wasabaga none se wasanze we ibyo wasabye Imana ari we mugabo yaguhaye cyangwa nago reka mubwire ushaka kugira ngo ndamwigane ariko nari ntanakubeshye nari nasanze birengejeho uko wabishakaga uko nabishaka nasanze ngo we birengejeho kuko arihariye pe okay tugana ku musozo turagira ngo tuganire wenda mubwira abadukurikiye mugire inama abantu batararushinga bari kurambagiza bagomba kwitwara gute mu gihe bari kurambagiza ababyeyi bagombye kuba bameze gute mu rugo bese muhereze ishusho abantu ko umugabo mwiza yakombye kuba ameze n'umugore mwiza kuko yagomba kuba ameze ndetse n'uri kurambagiza uko yagomba kuba ameze ubundi hari ikintu abantu bakunda kwibazaho ku ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka rero sima abantu bake bakunze kuryibazaho kibaza mbese twebwe niba warashatse ko mbese ngewe Imana yamumpaye cyangwa none se niba atari Imana yamumpaye cyangwa yambere ikigusha ninde wamumpaye abenshi akabona bakunze ukageraho urushisho ariko mu by'ukuri kenshi iyo ushatse uri muri kamere yawe mu gushaka hari inyungu uri kubirebamo kuvuga ati ngewe ndi gushaka nyene gutya akondisiyo akenshi ametamo yabo ari ayawe weho ntabwo Imana akenshi hagiye bitabigizemo uruhare niyo mpamvu n'ingo zikunze kunanirana kuko Imana muri cyambere uko tuvuga ngo projet ni y'Imana iyo Imana itayirimo ntabwo bigenda neza ntuzajya kumva ingo zananiranye ku bana ntabwo biri gukunda ariko iyo ukize Imana nyambere ubwo ndagusubije nyine kugira Imana nyambere muri byose ibyo birakubakira kandi nubwo abantu bavuga ngo ntazitabana zitakumenyeje amahembe ibyo baba byishizemo haje bitanabaye gukomana atese ngomba ko yakomanye icyambere nuko bamumvikana Imana iba yarapanze inzira hari ukuntu yarapanze ibintu ugasanga nayo mahembe ntagakomanye agakomana mu buryo bwa hano ariko mu buryo bw'umwuka uburyo ari bubyumve undi nakamwumva kuko urumva ibintu byose bisaba nk'urukundo rw'abantu ubundi bisaba kuba mujyana ibiganiro kuganira no kwihanganira ubundi kuba mushaka kuganira uzari abantu bataganira wicara bafite umwanya baganira nuko dogo ruzama gatotsi kuko iyo ukunda muganira mugashenga ibitekerezo
bamwumva mufate mukunda kugira inzira imwe mu kuganishamo ikindi nta n'umuntu ubangamira undi mwamwerekana ko muri kuri level imwe nyine ko nawe uri tundi urumva rero ikindi kuba ushobora guca bugufi okay niba wenda ushaka kuba wakora ibintu ugasanga wenda hari ibyo bitagenze neza ubuze ko bibaho kubera ko ku mpamvu runaka nk'uburyo niba usanze wenda hari ibintu bitameze neza bidatondetse hano mu rugo wenda bidatondetse neza nuko yagize akazi kenshi nuko umwana yamubujije kugira ibyo akora ibyo nk'umuntu mukuru delegate ubitekereza bate mwanya mutse yakubujije umwanya pe umunsi cya witubibonanye delegate ariko arundi mugabo we ntabwo wabigira intambara kandi ukubona ko ibyo yagakwiye gukora hari ibindi byabyishe kandi ibyo rero urabyakira cyangwa ubona hari bitameze neza ukamufasha ibyo uri kubona usanze bitameze neza ku mpamvu runaka bitabagenze nawe ufata iyambere kugira ngo umufashe kuko nawe wabonetse urumva nemvuze ibintu bibiri hari uguca bugufi bitatu imana mbere na mbere kugirana ibiganiro no guca bugufi ubwo hose hakubiyemo no kuba umuntu yarambagiza gute byose kugira imana ikaba ari ikurambagiriza ukavuga ati imana ibyanjye mbigushizemo genda umunyantege nkeya bari wowe ubyigira yego usanga ari ibyo ubwo rero reka dushimire abadukurikiye rero yego udumva ikiganiro cyabaye kirekire wenda twazakora n'ikindi gice nyuma kugira ngo nyine babashe kuko hari byinshi tutavuze hano biri mu twagiye dutaruka byinshi hano ariko ikigaragara ngewe narabafotoye mu bukwe ndabazi uko mumwe ari mumeze kiragiye niko mumeze cyane niko mumeze kabisa kandi turasaba Imana ikomeze ibateza imbere mu buryo bwo kubana mu buryo bwo kwiyubaka mbese muri byose okay murakoze cyane kandi Imana ikomeze nawe ijye guha umugisha kandi dushimira n'abantu baba dukurikiye kuri televiziyo y'Intare TV nabo wenda comment zawe zikenewe kugira ngo nabo tubwire wenda bitewe n'inzira banyuzemo cyangwa nabo guha urubyiruko rw'iki gihe ukaruha ibitekerezo cyangwa ukabereka inzira bakwiye kunyuramo birafasha kuko byose ni ukubaka sosiyete rero turabashimiye ko badukurikiye Imana bamugisha nabo urakoze yego murakoze cyane ndumva nta kindi narenzaho mwagize neza kudutega amatwi Imana bamugisha sawa yego